Ibihe byiza mwese mukurikira Gatatu Fayizuro, ndabashimiye cyane. Nizere ko mumeze neza ahantu hose muherereye. Hari abari mu majyaruguru y'u Rwanda, hari abari mu majyepfo y'u Rwanda, abari iburengerazuba mu mujyi wa Kigali. Nizere ko muri amahoro cyane. Hari abari hanze y'u Rwanda, ndavuga mu Bugande, ndavuga Tanzania, ndavuga Kenya, ndavuga DRC, ndavuga mu Burundi. Nizere ko mwese muguwe neza cyane. Hari hakurya y'amazi, hari abantu bari United States of America, hari abantu bari Indonesia, hari abantu bari muri Aziya, i Burayi. Namwe mwese turabona cyane, mwese mugubwe neza kandi mukomere cyane. Turagarutse ngo tuganire ku burezi. Nizere ko abana bari mu biruhuko bameze neza, nizere ko mutari kubaha ibyuma, ahubwo muri kubaha igikoma kirimo amata, mukabaha inshyushyu, mukabaha imbuto nk'imyembe, inanasi, amaronji, ubundi n'imineke, bakagubwa neza cyane. Nizere ko muri gukatira ibyumba birimo ibyuma, mukajya mu byumba birimo amazi, harimo igikoma, harimo n'ibindi bintu bifasha ubwonko gukura neza. Kandi nizere ko kandi murimo gukora divorce n'ibyuma mujya mu bindi. Gukora divorce n'ibyuma byorohejwe, ntabwo bigisaba, ntabwo biri gusaba kujya mu bintu byinshi. Birasaba kwicara ugafata umwanzuro ukavuga ngo cyuma cyanjye, nari narakoze indahiro y'uko ntazakureka, nari narakoze indahiro y'uko ntazigera nkusiga, nari narahiye ko ntazigera nkusiga, wo kugusiga nzasiga umwana, nari narahiye ko ntazigera ndara ukubiri nawe. Ariko aho bigeze none ndagukatiye, ngiye mu tundi turimo tw'amaboko, ngiye kwishakira abandi bakunzi, nk'amazi, icyayi n'ibindi byose byafasha ubuzima kumera neza. Nizere ko mumeze neza rero kandi mugubwe neza cyane. Hari gahunda igiye gutangira muri uku kwa cyenda, gahunda y'amasaha yahindutse, gahunda yo kongera koka cyangwa se co-curricular activities. Ubushize naribaza ngo ariko ngo ese ni gute impano zo ku ishuri zazamurwa? Ese ni gute abana batozwa ibizabafasha kubaho neza hanze? Ariko ngira ngo the best answer is this: muri co-curricular activities ndiza ntashidikanya ko abana bazajya bahura bakaganira ku buzima butandukanye bw'igihugu, bakaganira ku ndangagaciro, bagakoramo itorero, bakagaragaza impano bafite, bakagaragaza talenti, ndetse bagakuza impano zibarimo. Si ibyo gusa, bazajya baganira ku muco nyarwanda, baganire kuri bya bindi byose biba hanze ariko batabona umwanya wo kugira gute wo guhura. Si ibyo gusa kandi n'abarezi nabo ni umwanya wo kuzahura, bakaganira, bakareba ubuzima bw'igihugu, bakareba ibindi biri hanze y'ikigo, ubundi kugira ngo bakomeze bagure ubumenyi. Urumva ko ni igisubizo cyiza, nta kindi gisubizo nakirwa mbaza, kubera ko icyababuraga ni umwanya. Ubu rero noneho ikiriho ni ukureba how do they implement it. Who is in charge of implementing this? Who is in charge of checking that those activities are just implemented as well as possible? Otherwise, nothing will do. Rero ni ikigaragaza ko education is not static. Ibihe byiza mwese mukurikira Gatatu Fayizuro, ndabashimiye cyane. Nizere ko mumeze